kudepanza kwa Mirasi imbere haturuka imodoka ya Kwasiteri yagize ngo iyihe umwanya igonga kuri Vigo ihita yikaraga. Bari ba Musoroviya niwe wavunitse akaguru yavunekeye mu itako. Umurwayi wundi wari urimo usa nkaho ukoze yamenetse umutwe avunika n'akaboko. East African University Rwanda. Iyi ni kaminuza ikataje mu gutanga umusanzu wo kurerera u Rwanda. Mwifuza guhaha ubumenyi n'uburere rero nimuze tubakire mu mashami ajyanye n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo nka film making and film production, mass communication journalism, leisure tourism and hotel management, industrial fine art and design, business studies na education. Kwiyandikisha byaratangiye bikorerwa ku cyicaro cy'ishuri Nyagatare no ku ishami rya Kigali Remera ku Gisimenti. Ku bindi bisobanuro mwabariza kuri 0788767616 cyangwa se 0782310262. East African University Rwanda, the fountain of knowledge and character. Negamye ku giti hano inka yabengeye ngo ubwatsi. Ambulance turuka imbere iri kuvuza amahoni yavugiriza Vigo yari iri imbere yayo. None imbere mu kudepanza kwa Mirasi imbere haturuka imodoka ya Kwasiteri yagize ngo iyihe umwanya igonga kuri Vigo ihita yikaraga ikubita urubavu hasi nibwo yaje igonga kino giti. Yavaga i Kigali yerekeza Rwamagana. Oya yo yari iri imbere ari kugenda gake ajyaga i Rwamagana. Yo yayigonze mu rubavu nyine ihita yibirindura. Ambulance yagonze Vigo kugira ngo ive mu muhanda itagonga Kwasiteri. Nibwo ambulance yagonze Vigo ihita yikubita muri kaburimbo. Nibwo yaje gufatwa n'igiti. Oya ntago yadepansaga yo yagendaga bisanzwe gakeya mu nzira n'ibiza. Ambulance niyo yashaka kuyidepansa yikubita mu rubavu. Nibwo habayeho gutabara abantu nyine tukabakura muri ambulance. Twakuyemo abagwayi mbese harimo abantu barindwi. Imbere hari batatu inyuma hari bane. Nibwo imbere nyine imbere harimo shoferi, muganga n'umusoroviya. Inyuma harimo ingorogwe imwe n'abagwayi n'umugwayi umwe n'abagwaza babiri. Bari ba Musoroviya niwe wavunitse akaguru yavunekeye mu itako. Umurwayi wundi wari urimo usa nkaho ukoze yamenetse umutwe avunika n'akaboko. Yaracyahumeka kuko twamukuyemo ameze yaragihumeka. Undi wavunitse akaguru uretse n'uwo wamenetse umutwe n'akaboko kavunitse. N'abandi bakomeretse bikabije cyane. Iyo ngororwa niyitangiritse cyane. Abo bajyanye harimo bari bashenjaguritse nyine urumva iyo habaye impanuka nk'uko nguko hari ikintu kiba cyahindutse nyine. Birashoboka ko hari abari bangiritse ubwo nyine babafashije barabajyana. Ngo byanga bikunda iyo habaye impanuka nk'uko nguko ntago umuntu muri we ari igihe ubona ababaye ameze nabi arembye. Ubwo hari ushobora kugira amahirwe mu baba babonetse akagira amahirwe wenda urumva harimo abavunika. Hari abantu barembye cyane bameze nabi. Nahageze basa bamwe bamaje kubakuramo ariko abonaga ko nanjye nari mpageze nabonye bameze nabi mpita nzamuka njya kureba ibyo narebaga. Ntago nahatinze ariko bari bameze nabi bamwe. Ubwo urumva arimo bose byasaga naho byarangiye. Bose niko byari bimeze. Na ambulance yakoze accident ivuye i Kanombe. Hari abarwayi yajyanyeyo bagarutse. Hanyuma ikora accident hari ku nganda. Nta muntu wari urimo witabye Imana ariko hari abakomeretse nyine turi kwitaho kwa muganga. Ari no tugiye kohereza i Kanombe. Muri make turi kubitaho ariko nta wabuze ubuzima. Polisi y'igihugu iri gukora investigation. Umushoferi we yatubwiye yuko hari ipine yatobotse igatuma ngo imodoka ita equilibre cyangwa igatuma umuhanda bitengo ko iyo pine yayitobotse. Ariko birumvikana amakuru ya nyayo cyangwa se impamvu ya nyayo buriya tuzayibwirwa na polisi bamaze gukora iperereza ryabo.